uru rubanza namwe muze kuza kuruca kuko biragoye umwana afite urukundo ariko n'ubwo ubuzima uri kumva ukuri hari igihe hari igihe mumushakira umusore hari igihe ubona Okay, bakunzi bacu muhereye hose hirya no hino mu isi tubanje kubasuhuza no kwifuriza ibihe byiza. Hano tukaba twibere kuri Birashoboka TV show. Ntaho ndiro nanjye nkaba nzi Igati Official. Muritegereza imbere yacu hari abatumirwa ameze neza. Uwo ni Birashoboka urimo uratambuka. Rero icyo tubasaba mugerageze byibuze mukande subscribe kuri Birashoboka TV show. Mwitegereze ibyiza tubagezaho umunsi ku wundi. Nta gutuza rero twebwe icyatuzanye no kubagezaho ibyiza gusa n'ibyamamare n'ababyinnyi kabisa na ibintu birahari bideri ibintu nk'ibyo gango ko rero mu nguni haruguru gato muritegereza umukobwa umeze neza cyane yambaye filme nimbara ziguza mu madolari ngaye nanjye ntabwo bizi icyo cyo nuko ari icyamamare gusa byose ni mu kanya gatoya tumenye ngo bimeze gute hanyuma uri ukurikiyeho nimba ari Miss Rwanda nimba ari Nyampinga ntabwo bizi hanyuma hepfo gato yamuna tumubona ko umukobwa urimo urikora mu misatsi nyine anatwikira akajisha avuga ati nanjye ndaje okay hepfo gatoya uritegereza undi mvuga ati nanjye kabisa na mimi ngomba kuba nicaye kuri Birashoboka kuri munsi wa none icyamamare Chanela naho ndiro ngo akaba ari Birashoboka TV show okay munyemere byibuze nze muhe umwanya kugira ngo atwakirire abatumirwa dufite kuri munsi Birashoboka umwanya wawe. Urakoze cyane umunyamakuru wacu mwabumvise umunyamakuru wacu mwaho neza abakunzi Birashoboka TV show baje kubasuhuza turabakunda turabifuriza kumererwa neza mbese karibu kuri Birashoboka TV show ubu twaje hehe no kongera kutubura kugira ngo murabibona uko tuje mbese hagiye muhere gusa mutegereze gato turabifuriza kumererwa neza abatameze neza turabifuriza kumererwa neza abakunzi bacu turabakunda cyane tugiye kujya tubaha ibintu byiza hehe ni rugo uyu munsi rero nabazaniye abatumirwa beza ngira ngo mumaze kumva twabaha akanya bakabibwira murabibona ni abakobwa beza cyane uyu ni umuhanzi abyina gakondo aje mujye mumwumva ubu yaje nawe ndabasuhuje cyane abakunzi ba Birashoboka TV show nkuko babivuze nitwa Mugabe Chanela nkunda ibintu bijyanye na muzike kubyina ibintu nk'ibyo nyine kanya ndabatamo umukobwa mwiza cyane nabonye Nyampinga nanjye ndabasuhuje amazina ni Mugabe Sharon nanjye nkaba naseye Birashoboka TV show turakomeza kubana. Hello, amazina ni Uwase Pamela twaje hano kuri TV show. Aragira ati twaje hano kuri TV show kuri Birashoboka TV show. Urakoze cyane ni Pamela. Yeah. Okay. Twari nawe turakwakiriye. Hello, nitwa Uwase Gaila. Naje hano kuri Birashoboka TV show. Mu busanzwe ariko izina abantu benshi bamenyereho ni Boss Lady ya Boss Lady ku bantu banzi muranzi ku batanzi nabo ubu mugiye kumenya akakanya so murakoze. Aragira ati ni Miss Lady cyangwa ni Boss Lady? Miss Gaila na Boss Lady yose na yawe kubera iki ayo mazina yose ari ayawe? Na amazina abantu bagiye banyitirira kenshi cyane Boss Lady ubwo nibishaka kuvuga ko nafashije abantu benshi mfite amafaranga ahagije so niyo mpamvu bavuze ko nitwa Boss Lady. Hanyuma rero kuri Miss Gaila abantu bambonye mu bwiza cyane ndetse bagenda banavuga ko ari nge mukobwa wa mbere mu Rwanda. Niyo mpamvu gango kurati abantu bagenda bavuga ko ari we mukobwa mwiza wa mbere mu Rwanda. Ese koko Birashoboka urabyemera niwe mukobwa mwiza wa mbere mu Rwanda dufite? Mwamenyanye gute mwahuriye he kugira ngo uhure na Miss Gaila?
Miss Gaella twarahuye n'umwe mu bakunzi banjye yambwiye ko nkunda tuganira ko azaza gusura channel yacu abakunzi bacu akabaganiriza nuko none twamuhaye ikaze twamuzanye baganiriza abakunzi bacu karibu Gaella. Okay Gaella ubu turutse hagana he? ubu ngubu nari maze icyumweru nari naraje mu karuhuko hano mu Rwanda ariko nari mvuye Canada. Ubwo nari maze icyumweru cyonyine ariko ubundi nsanzwe nibera mu Busuwisi ariko Canada nari mazeyo nari mfiteyo ibintu byinshi byo gukora ko niho nkorera cyane Canada. Murakoze. Urakoze cyane. Ukora muri Canada, witegereje ubuzima bwo muri Canada hanyuma ukaza iwacu mu Rwanda mu rwatubyaye, ubona bimeze gute? Difera ibirimo bimeze gute? Nago najya kuvuga ko difera ntago harimo icyo navuga cyo nuko abanyamahanga hari ibintu byinshi baturusha ariko mu Rwanda natwe turashoboye kuko dufite isuku, dufite ibintu byose, umuco cyane cyane ko hari n'igihugu navukiyemo nuko naje kubona amafaranga nkaba najya muri ibyo bihugu bindi ariko mbona nta kintu gishishikajeho cyane cyatuma mvuga ko mu Rwanda hari hasi cyane ya Canada. So nyine nuko Canada hari ibintu byinshi, amazu meza ariko no mu Rwanda rwose umva nta kintu naho hatwaye rwose. Urabona ko nubwo amateka menshi yagiye asubiza inyuma igihugu cyacu, amateka yabaye cyane cyane muri genocide yasubije inyuma u Rwanda rwacu, ariko ubu ngubu tumeze neza cyane, igihugu cyacu kimeze neza, gifite isuku, gifite amahoro, nta kibazo. Igihugu cyacu ntago najya kuvuga ngo kiri hasi, ahubwo nge mbona kiri hejuru bitewe n'ibihugu byose nagiye mu bihugu byinshi cyane ku isi yose, nagiye mu bihugu byose ariko u Rwanda ni urwa mbere. U Rwanda ni urwa mbere cyane. Urakoze cyane. Uragira uti u Rwanda ni rwo rwa mbere. Nibyo kuko natwe turabyemera ko u Rwanda ari urwa mbere, ariko wavuze ati ni ku isuku gusa, no mu iterambere wapi? Ni mu isuku. Iterambere ntago navuze ko iterambere ridahari ariko iterambere rirahari cyane kuko urabona ko n'urubyiruko rwacu rufite ibintu byo gukora. Nanjye ndumwe mu rubyiruko ndumwe mu rubyiruko ariko nanjye niteje imbere mbasha kuba nagera aho ubaka kanya mbaye magaze, ariko ntabwo navuga ko u Rwanda rutari mu iterambere, ahubwo u Rwanda rurashoboye kuko u Rwanda ntabwo waruvuga ngo rurangize. Ni ibintu byinshi cyane u Rwanda rufite ayandi mahanga adafite, nta ntambara, nta ntonganya, ibintu byose biri clear cyane mu Rwanda. Niyo mpamvu u Rwanda ntabwo wabivuga ngo birangize, mu Rwanda hari clear cyane, bite ahandi hantu nyine mu bindi bihugu ntabwo ubona hameze cyane neza nko mu Rwanda. Ikintu baturusha bashobora kuba baturusha amazu manini cyangwa se n'ibindi bintu, ariko u Rwanda rwacu twavukiyemo, twakuriwemo, twarerewemo, u Rwanda very nice, ni byiza cyane. Very nice. Hanyuma uje mu gihe cyiza, uje mu gihe twebwe nk'abasore bari kutuzanira bagize wiki, kandi nabona uri mukuru watubwiye ko uracyari single, ntabwo uraza nawe urashaka umugabo, kandi ufite amafaranga, ufite imitungo, ufite byose. Wowe hara buri ki urabona uzabibasha mu Rwanda? Mu Rwanda ubu tugiye kujya dushaka bagize wiki. None wowe bimeze gute? Urabona uzabona umusore mu Rwanda cyangwa wapi? Cyane cyane ko njyewe abasore bo mu Rwanda njyewe mbona nubwo mfite amafaranga ntabwo nkeneye umuntu uzaza ngo ni umunyamahanga cyangwa iki. Njyewe nzashakana n'umuntu wavukiye mu gihugu nanjye navukiyemo, kandi ntabwo ndi mukuru cyane ku buryo uzashaka mu gihugu wavukiyemo. Wifitiye icyizere? Mfite icyizere cyane kuzashaka mu gihugu navukiye. Dore uwo mwana mwicaranye hepfo afite 12. Mumpere mikoro gatoya. Uwo mumpere mikoro gatoya. Mumpere mikoro. Nawe nagararenza 18. Nawe aracyari mutoya. Nawe uracyari mutoya. Mwese muri batoya. Mfite ikibazo hari haruguru. Urabona ko amaze igihe mu mahanga, yakozeho business, yego afite ubutunzi, afite imitungo byose, ariko mu byukuri wakitegereza je ndabona ari mukuru. Namwe muze ku ni mirire myiza. Igisobanuro cy'ifaransa. Ni igisobanuro. Reka nsubize aho ngaho waruvuze. Abantu benshi nyine barambona cause
ndabyibushye mfite umubiri mwiza umeze neza kabisa kubera ko boss lady mfite amafaranga nta kintu mbura so nta kuntu nabura kubyibuha ariko ntabwo mfite mvana na 20 mfite guys abantu barimo kunkurikirana hano ku muntu waba wiyumva nyine ara crashinze umva anje muri comment ndamuha nimero pe okay sawa ubundi nimero yanjye nyitangira amadolari 500 ariko nukuvuga ngo hano umuntu uri bushaka nimero yanjye nkizo promotion aza yimuha Gago birashoboka genda ndabona bindenze sasa iki kibazo ntabwo mbizi abasore buryo muza kuza kubyakira aravuga ati ngenda yitangira promotion ariko ndamutse ndi hanze byibuze cyangwa se mu bundi buryo ni amadolari 500 ugeranyije 500 mu manyarwanda n'amafaranga ngahe idolari kuvunjwa mu cyangaye ngira ngahaye bire ko ushaka kubivuga akagira abahungabana nabo babara ntabwo urumva ko bitoroshye ntabwo ari umukobwa woroshye ntabwo yoroshye umukobwa w'agaciro basara rero mwakashije umukobwa mwiza ngira ngo mwabyumvise promotion mbo ukare igihe nazaga ndi kuza mu kazi ndi mu modoka nigeze kukubona Nyabugogo harya hejuru downtown niho nanyuzeho gatamba ndakubonye ndavuga ati winyampinga mu kagira Imana bwe ni ikizungereza kije mu Rwanda bigenze bite urumva ubwo rero abasore namwe itegereze neza ongera urebe neza utagira ngo ntabwo twagusondeka twebwe tuzakuzanira abatumirwa bameze neza cyane fresh kandi beza bakuguye neza cyane ku mutima sibyo gusa ubwashize twize ko ati ntabwo tuzakoresha aho abanyarwanda gusa ahubwo n'abari mu mahanga tuzabakoresha uyu munsi rero byabaye niyo mahirwe dufite rero bakunzi bacu mugerageza usimbukire kuri Birashoboka TV show ukande subscribe kugira ngo gahunda cyangwa se ibyo tudukora umunsi kundi birusheho kugenda neza ikintu kiza mu gukanda subscribe nuko ubutumwa turi kukugeza cyangwa se ibyo dusoye ubibona mu bantu bambere ibaze ugiye muri stade ndabaho urugero toya uramutse ugiye muri stade ugasanga yapfutse uhera inyuma ya stade ariko iyo ugiye mbere hakiri kare ukinjiramo mbere ufata umwanya w'imbere kandi ukareba football ukamupira ukumva ushaka cyangwa se ibikorwa byose bikorera muri stade ukubishaka rero gerageza wiyandikishe mu bantu bambere reka nkubwire n'abantu bazitwara neza kuri Birashoboka TV show tubemereye ibihembo birahari birateganyijwe gatanu ku kandi urumva ko na Birashoboka avuga ati ibihembo birahari kandi birateganyijwe nta kintu waburana okay reka dukomezeho gatoya ubundi butumwa ufite nubuhe hari ubundi butumwa ufite ubutumwa naje mfitiye abanyarwanda hano kuri Birashoboka TV show icyo nakunze cyane cyatumye ngira emotion mana ndumva no kubivuga gahinda amaragiye gutakara guys hano hari imyenda no muri Canada ntago nigeze nyibonayo hano hari icyo bita amakanzu hari icyo bita makote hari icyo bita decoration iteye ubwoba guys ku muntu wakifuza kuza yazano muri komenti akaba yabibona nanjye ubwanjye kandi ku mafaranga make ubu nsanzwe mpahira muri Canada cyangwa mu Busuwisi ariko n'ubwa mbere nabona amakanzu meza ndakeka muri kubibona ukuntu ndaberewe n'abakobwa turi kumwe baraberewe mbese numiwe muze mukore subscribe comment and share ubutumwa mfite ngiye rwose umuntu uri buze hano agatwara nimero yanjye akansaba nimero yanjye ndi buyimuhereze ku mafaranga ubuntu nta mafaranga ndi bumwake n'ubuntu gusa hanyuma rero mugakora subscribe mugakora share ibintu byose mukabikora ariko mbibutsa ko mbafitiye impano iteye ubwoba mbafitiye impano abantu muzakora ibyo bintu mvuze ngewe ubwanjye nzabihembera ibihembo bishimishije cyane za mafaranga si ibiryo ahubwo ni ibintu bwawe no mu nzozi turota ugahita ukanguka ibyo nshaka kuzaba
Okay, urakoze cyane. Aragira ati ni ibintu urota no mu nzozi ugahita ukanguka. Urumva ko ibyiza byo kugendana birashoboka TV show uzahavana byinshi cyane kuruta uko tubitekereza. Urakoze wamfasha ugahana ninde na Pamela. Okay, Pamela ukawomera mikoro. Ariko Pamela ko ufite isoni nyinshi cyane no kubera iki? Ni ibyishimo. Ni umunezero. Ngango ko harya ufite sherise? Yeah, ndamufite. Uramufite? Yitwa nde? Amazina ye ntabwo ndayashanze. Ntabwo urayashyira? Yose rero agize undi. ntabwo aranzura Ntabwo uramwanzuje se? Oya, yaranzuye ariko amazina ntabwo biraba ngombwa ko tubishyira hanze. We aragira ati arifuza kuba yashakana n'umunyarwanda mu gihugu yavutsemo. Wowe nawe ni umunyarwanda cyangwa ni umunyamahanga? N'umunyarwanda. Urakoze cyane. Niye impano nziza yabaragwaye. Impano yaba yaraguhaye mu buzima bwawe. yakoze ku mutima Impano nziza yampaye. Cyambere nuko yankunze nanjye nkunda. Niyo mpano yaguhaye mu buzima bwawe. Impano yabaye nyine n'umutima we. N'umutima. Imana ishimwe nicyo kintu twari dukeneye. Impano yaguhaye n'umutima. Imana ishimwe cyane. Nicyo wamwifuriza? Nicyo wamwifuriza? Namwifuriza Imana ikamuha kuramba. Kandi ikamuha n'ubugingo. Imuhe kuramba, imuhe n'ubugingo. Ikindi cya kabiri noneho icyo ni icyifuzo. Kuramba ikamuha n'ubugingo. Nicyo umwifuriza. Hanyuma ubutumwa noneho sasa umwifurije kuramba n'ubugingo. Ubutumwa wamuha n'ubuhe nka shere wawe? Urakoze cyane. Ubutumwa nagenera umukunzi wanjye cyambere ndamukunda cyane kandi ndamwubaha kandi icyo nifuza namubwira niteguye kuzamubera umufasha ubuzima bwe bwose. Okay. Okay. Prestation kabisa. Urakoze cyane. Mu buzima busanzwe ukora iki? Ubuzima busanzwe ndumudeveloper. Uri mu developer. Ivuze developer abenshi ntago bize, ntago bazi indimi, bisobanuye iki? Bivuze iki? Aba developer. Murakoze cyane. Developer nabusobanura burimo ibintu bibiri. Habamo journalist, hakabamo no kudeveloping icyo kintu. Ubwo akazi nshobora kubivugamo ni nk'uko murabona abubatsi habamo umwenjeniyeri araza akareba inzu akavuga ati ugomba kubaka uku then akazaza umufundi akayubaka. Natwe ibintu dukora ubwanalist arabanza akaza umunalist akanaliza ikintu tukakidevelopa nyuma. Urakoze cyane. Mu gihe turimo ni igihe kirebana na ibuka jenoside yakorewe abatutsi inzirakarengane bazira uko baremwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Wowe nk'urubyiruko ubibona gute cyangwa se ubifata ute? Banza tubwire uko ubibona. Murakoze cyane. Ukuntu mbibona neza uko bigenda bikorwa. Imyaka uko igenda itambuka bigenda habaho guhindukamo gake tukabikora neza kurushaho. Rero nk'urubyiruko turabyitabira tugakurikirana ibiganiro kandi tugaha agaciro amateka yaranze igihugu cy'u Rwanda. Mugaha agaciro amateka yaranze igihugu cy'u Rwanda. Uravuze ngo ubibona neza. Muri iyo neza ni uburyo byibukwamo cyangwa se ni uburyo byakozwemo kuba bikorewe? Uko mbibona neza ni uburyo twibukamo. Okay, ni uburyo twibukamo. Okay, noneho sasa rero ku byabaye bitwibutsa iki cyangwa se bidusigira iki? Murakoze cyane. Ibyabaye bitwibutsa amateka yaranze. Icyo bidusigira kugirana urukundo hagati yacu, tukirinda amacakubiri, tukashyira hamwe, tugasenyera ku mugozi umwe. Murakoze cyane.
tugashyira hamwe tugasenyera umugozi umwe. Iyo witegereje mu rubyiruko bagenzi bawe ubona babifata gute? Urakoze cyane. Urubyiruko bagenzi banjye babifata neza cyane kubera ko twabihuguriwe inshuro nyinshi, cyane cyane iyo tugeze muri ibi bihe habaho ibiganiro bigiye bitandukanye mu rubyiruko. Niyo mpamvu tubifata neza tukabisobanukirwa. Ikindi cya kabiri tukagerageza gushyira hamwe nk'urubyiruko tugasenyera ku mugozi umwe kugira ngo turebe ko igihugu cyacu cyatera imbere dukorera hamwe nk'urubyiruko. Murakoze. Urakoze cyane. Nihe nama wagira abaturarwanda bose muri rusange? Murakoze cyane. Inama nagira abaturarwanda bose muri rusange, icya mbere ni ukugirana urukundo hagati yacu muri twebwe, tugasenyera umugozi umwe, dusigasira amateka yaranze igihugu cyacu kandi tukacyubaka neza kugira ngo dutere imbere tugire u Rwanda rw'ejo hazaza rwiza. Murakoze. Ubwo muri make twibuke twiyubaka. Urakoze cyane. Imana ikomeye umugisha kandi nyine ukomeze ugubwe neza, wibuka uniyubaka, ugira n'ibindi bikorwa by'iterambere runaka ukora, ntacyo byaba bitwaye, nabyo byarushaho kubaka igihugu cyacu no kubaka ubwawe ku giti cyawe. Uretse ubundi kwanza ibyo byose bitambutse tumaze kuvugaho gatoya, ni iki ushobora gukora quelque part? Washoje kwiga? Ufite akazi? Ukora iki? Urakoze cyane. Okay, mpera mugenzi wa mikoro nawe tugire icyo mubazaho gatoya. Uraho neza? Amakuru? meza. Kumana nta munara ufite. Igaragarira hehe? Urajya mu gihutensa. Umukobwa mwiza nkawe uratuje cyane. Kubera iki utuje cyane? Niki kigutera ubwitonzi? Biranga umukobwa nyine. Nibyo biranga umukobwa. Ndabona ufite n'impeta, turaje mu kanya gatoya. Ugakwita nde, witwa gute, amazina yawe? Murakoze. Amazina yanjye ni Mugabe Sharon. Witwa Mugabe Sharon. Mugabe Sharon. Nitinzeho cyane. Nganga korera ati bamwita Mugabe Sharon ari kumwe n'abagenzi be uko ari bane. Bamwe bamaze kutwibwira, ariho nikaba ari nawe tugeze umunyemere byibuze nze dutumikire abadutumye aba boss bacu. Noneho mu kanya gato turaza twumve icyo Mugabe Sharon aza kuza kutubwira. Gerageza usimukire kuri Birashoboka TV Show ukande subscribe, usimukire kuri Igadi Official ukande subscribe, usimukire kuri Kamba TV Show. Hose rero icyo tuba tugukorera ni ibintu byiza gusa kandi bikugwa neza cyane ku mutima. Nikiro gikorerwa kuri Birashoboka TV Show uzasanga ibiganiro byiza nk'ibi ngibi, uzasanga indirimbo zitandukanye, uzasanga buri kimwe cyose waba ukeneye mu buzima bwawe. Myidagaduro nyine ni Birashoboka TV Show. Siko gone zimeze. Ganguko Mugabe Sharon umeze gute? Meza. Urashima Imana Cyane. Waturutse he? Naturutse ku Gisozi. Ku Gisozi ya Kigali. Yego. Bashaka kumva Gisozi ya Kibungo. Bahita kubaza kugendera ku Gataro. Nanjye nuko byumva. Niyindise. Ako bagendera mu gace k'iwabo gusa. Ubwo nyine ubwo rugendo rubera mu gace k'iwabo gusa nyine. Kigali ntago bahagera se? Nyine gusamura wabo ni Kigali. Ngago kure. Nuko kundi. Ushobora kuva wenda ukava nk'Inyanza ukagera nka Kigali nyine. We ashobora kuva Kibungo. N'Agatara akazi kagera Kigali. Abo nago busy. Nago busy. None Mugabe, ubuzima busanzwe ukora iki? Ikintu nkora mu buzima busanzwe ni ibyo design. Ura designinga? Uri mu designer? Nanjye wabasha ku designinga se? Ukora designer ku biki n'icyo neshatse kukubaza? U designinga abantu? Kwambika, gusiga makeup,
ndumva ari ibyo ngibyo. Urabona ari iki cyambera uko wambonye? Kijya kubera ndi igisore cyiza gifite amaso manini ni cya official. Byatari sureba se. Niki cyambera? Yego ko zuba bwa Ahora agakote. Agakote, agakositimu. Okay, hano turimo. Ubwo nagatsindiye. Imana ishimwe. Okay, uretse kuba ukora izo designer. Ukunda iki mu buzima bwawe? Cyo gukora cyo mugira ute? Ni iki ukunda mu buzima bwawe? Kimwe gusa. Mu buzima bwawe bwose ukunda iki? Nkunda Imana. Ukunda Imana. Yeah. Urakoze cyane. Niki ukunda kurya? Nkunda kurya ibintu biryohera. Biryohera. Okay. Umuceri urarura. Ego. Ifiriti irarura n'inyama zikarura. Ibiryohera ukunda ni ibihe? Badoji. Nibi. Uze. Ibintu biryohera mvuga. Ubuki. Ukunda kurya ubuki? Nashakaga kimwe. Uza ngo mu buzima bwawe bwa buri munsi ukunda ubuki. Impamvu uteye neza nk'ubuki rwose. Okay. Mu bavandimwe bawe. Mu bavandimwe mu vindimwe. Ne muvandimwe yarakoze akantu kakagushimisha. Yitwa nde? Yitwa Boneri. Yitwa Boneri. Turi kumwe hano Boneri? Aya, ntabwo turi kumwe. Nagaki yakoze? Okay, nuko nari mu buzima bw'ishuri. Okay, ikibazo nyine ndarwara ku ishuri. Aza kundeba. Anyitaho nyine njya kwa muganga nyine anyitaho. Ndabyishimiye cyane. Umva arabyishimiye cyane. Akoze cyane. Okay. Ubutumwa wamuhana ubuhe? Ubutumwa ndamuha ndamukunda cyane. Ikindi namubwira ni uguhirwa no kuramba. Nibyo ngibyo. Ufite sheri? Kubera iki? Ikibazo ko kigoye. Kubera iki kandi uri umukobwa mwiza? Kuki nta mukunzi ufite? Ndasinze ko umukobwa mwiza. Harabura iki? Okay. Kuba nta mukunzi ntaho hari nyine yarabuze. Yaburiye mu Rwanda kandi abasore bahari. Sinzi aho bari njye ntabwo bageraho. Ntabwo barakugeraho. Okay. Niki wagenera papa wawe na mama wawe? Ijambo rimwe gusa. Ndabakunda. Urabakunda. Imana ishimwe. Abavandimwe bawe? Bahoza ku mutima. Bahoza ku mutima. Cyane. Ko mbona murasa mwese ariko kubatandukanya biragoye. Mwese murasa. Umuntu yabatandukanya gute? Namwe munyomoze, mwe mudukurikiranye. Bano bantu bose barasa pe. Ngiye kubatandukanya byangoye. Uretse uri abaturutse wenda i Burayi, ariko abandi basigaye ndabona batandukanye gute? Batandukanya gute so ntabwo dusa cyane. Nawe urabihamya ko mudasa? Kubera iki? Urabona ari ibintu byinshi bitandukanye. Urugero? Amazina, amasura. Amasura kandi busa. Oya. Ubu ntabwo dusa. Ubirebye neza. Imisatsi iratandukanye. Ariko uyu n'uyu mbajya kugira umusatsi ujya gusa? Siri kubireba nawe? Muvindimwe? Muvindimwe. Ninde mukuru? Ni wewe mukuru? Ni mukuru. None se, oya muramvanze. Ninde mukuru? Ni wowe. Ninde mutoya? Njyewe. Wowe uri mukuru kuri ngo? Ni wewe bukuru se? Muri impanga se? Ese umutoya uyuko ni umukuru niki? Umukuru ni wowe. None se muri impanga? Nde nande? Wowe n'uyu. Kwera ko? Ntabwo byakunda. Ntabwo byakunda. Wenda wowe n'uyu nguyu birashoboka.
turi impanga. ntabwo tubeshya abanyarwanda turabeshya nta mpamvu hari yo kubabeshya. impanga hari ikintu zihuriraho sibyo hari ikintu zihuriraho cyane icyo kibazo aragisubiza. aragisubiza okay hariya wowe witwa Shanela na Sharon. Shanela Sharon amazina yanyu arasa kubatandukanya biragoye. Shanela Sharon byose ni sha nshaka okay sawa. Shanela na Sharon ni iki muhuriraho? Duhurira ku izina duhurira ku izina mugabe. Ikindi duhuriraho mu mico. Duhuriraho mu gukundana. murakundana bya nyabyo? Niyo mpamvu nta sheri ufite wowe uramufite? nawe none se ndumva bino bintu biragoye. Nta sheri ufite? Ntawe pe. Kandi uramushaka? akaza ari umubona nderera. Ntabwo nta mukunzi ushaka se? Kuntu mbona uri umukobwa mwiza. Abasore bari hanze hanga bimeze bite ko muhumyi? Kuki batari gukanguka? Abasore byo barahari. Ariko nyine biterwa n'umuntu. Biterwa n'umuntu. Yego urababona ariko ugasanga nyine ushaka se uri kubona. Ugasanga ku ikofi wapi haranyeganyega. Igihe biba atari ikibazo cy'ikofi ega amafaranga arashakishwa. Oya ntabwo byemeye. Mvima mu tutari buze kuza guhuza. Mbogenda guhereza urugero. Saizi ngizi ntabwo waza kwa official nafite indege. Niba afite imodoka 3 urumva umuntu ugomba kuzana uko ameze. Sibyo? Ariko none sasa rero nyampinga nkawe ukeneye umuntu ufite indege. Uzajya gushaka rupiga. Oya. Ariko oya kintu ari kumva. Umuntu umwe abashije kuvuga. Oya amafaranga niyo ya mbere man. Banza wumve. Iyi ngo binyumvishe numva. Umuntu wabashije kuvuga. Hanjye ntabwo turi buhuze. Mwebwe muraza kubyemerera? Banza unyumve. Ukamukunda kandi nawe akagukunda. Mbere na mbere mukumvikana mukubaha. Amafaranga arashakishwa. Ese si abantu wasa gutaye muri mu rugendo akaguta. Nyine kubwira ikintu kibaho iyo mubashije kumvikana mukubaha. Aho ngaho nyine ikintu kibaho haba harimo urukundo. Umuntu yo gutaye nta rukundo ruba rurimo. Igihe abuze amafaranga. Niyo mpamvu urukundo rurangwa no kwihangana. Bakunzi bo kuri birashoboka uru rubanza namwe muze kuza kuruca kuko biragoye. Umwana afite urukundo ariko amafaranga abuze. Isi ntago abantu bose baba bafite amafaranga kandi bakundana sibyo? Amafaranga ni ikintu gishakishwa kikaboneka. Amafaranga araboneka akanabura. Amafaranga today twayabona ejo tukayabura kandi ubuzima bugakomeza urukundo rukaguma ruhari nyine. Ayo mafaranga urumva umunsi twayabonye urumva nyine tuzatumeze neza turi kwenjoyinga nk'abantu bageze ku ntsinzi. Urumva amafaranga ari agahoraho nyine ni nk'umushyitsi. Amafaranga n'umushyitsi bugace gataha. Hanyuma se nabura aya bizagenda gute? Niyo mpamvu nakubwiye nti aho kugira ngo ujye gushaka umuntu udafite amafaranga uri kubyumva. For example rwose ngiye nguye kuri ya mushinwa waturutse hanze byaba ari sawa urumva ko afite ikofi. Uri kubyumva kubera yuko umva impamvu nzahera kuri ya mafaranga afite nimo ndakora. Yego ntabwo nzaza gusaguranga mu buzima nibaza ngo ndakubiragenda gute uyu munsi turaburara si ikibazo. Nimba mumaze kugira kana usanga kana bibaye ikibazo. Wabyumvishije? Abuze imibereho, abuze uburyo bwo kwiga, kubona akambaro ni ikibazo. Yego nujya gushaka ka pampa biraza kugorana. Urahamagara umukecuru ati se nta kenda gashaje ngo ndeko nagatabura bimwe bya kera. Usanga ama microbe yabaye menshi ku mwana none atangiye kugira ute atangiye kurwara. Ariko ntabwo turi kwamamaza pampa bazabanze batwishyure. Yego urumva wajya gushaka umuntu umeze gutyo. Ariko ntago nyine ntago ariko uzagenda gukunda wa muntu nyine udafite amafaranga. Biterwa nyine nawo. None wumva noneho
ntabwo kumva njyewe niba nzakunda umuntu uko mukunze ngasanga nyine nta ubuzima bwe nyine nta mafaranga arakishakisha ntabwo ariko niyo azagenda agakunda uwo muntu we ashobora urukundo nyine rujya aho rushaka namwe murabizi ikindi kandi niba muri mu bukene ntabwo nyine muri abantu bakuru ntabwo nyine muhita mujya muri risike zo kuvuga ngo dushatse umwana namwe ubwanyu mutaribaka kuko iyo umwana ajemo ibintu bitabihinduka reka nkamuhereza urugero hari akantu abonye kari gucaracara umusore aserukanye n'umukobwa mugenzi we bagenda bafatanye kandi bishimye bari kumuha akaji bameze neza ubona ko bari mu rukundo pe fresh nta kibazo banambaye neza bisa ageze imbere undi aragenda aparika Vigo iyo arasohoka ajya gusuhuza wa mukobwa uri kubyumva umukobwa abonye imodoka byonyine aturutsemo n'abandi suko bari bambaye nabi bari bambaye neza ubona ko mu bushobozi nyine bwabo arangije yitegereza ufite Vigo aravuga ati naba ndi mu bujiji dukomeje kugendana asanga ufite iki ufite Vigo undi asigara ari kwimyoza imoso n'akakarabye bamuhaye arakamukubita ubwo na yaje arayimujugunyira irameneka icyakora asigara niyo yari afite mu ntoki yego wa mukobwa baramutwaye ubwo rukumva umusore waza kugutura namwe mu ndebere murebe uyu mukobwa mumwitegereze neza akaza afite inkweto hari inkweto ukunda kwita ngo ni orije zarariri nkaza nashyizemo congo umuntu yacaho aricyo turi kumva aho ngaho icyo gihe nta rukundo ruba harwo kandi ikindi ntabwo utekereza ko uko utaye uwo nguwo mwari muri kumwe uba usanze nawe atari kazi ariko wibuke ko amafaranga ari yagize ubuzima turimo hano hanze icyo gihe reba ubuguze umutima akabazo k'amatsiko yego mumere mikoro yego cyane mubanye mukaburara kabiri cyangwa gatatu kimwita sheri byaterwa oya muburaye rimwe mbona muburaye rimwe uyu munsi ejo mukongera mukaburara mwarabwira ariko yahakanye yavuze ngo byaterwa mubaza uyu munsi babwiriwe umugabo aratashye tishiri naraburije nta kintu ndiko nafatishije nabonye murongeye mugiye mu buriri ejo urongeye wiriwa aho ngaho nta kintu wowe aratashye nimugoroba yakuvuga ngo sheri yes wavuga ati karibu umugabo mwiza ushingiye kuki waba ushingiye kuki bibura biterwa no kubanye n'umukunzi wawe n'uburyo ubuzima uri kumva ukuri hari igihe uwo mwuka ubona mumushakira umusore hari igihe ubona umukunzi wawe mani yihiringa bishoboka pe yihiringa ari ako batagize ntacyo yabonye uri kumva nyine banza wumve niyo mpamvu nyine mu rugo nyine mu rukundo hagomba kubamo iyo utihanganye ibintu byose birapfa iminsi ibiri ishize cyangwa itatu utaragira ikintu kiramo banza wumve uwo mwuka akubwira ngo karibu umugabo mwiza ubona cyane rwose cyane nkanamuhobera uyu munsi birakunda ejo bikanga sheri birakunda ejo bikanga uzi se iyo bavuga ngo birakunda ejo bikanga urumva ikindi kandi muhana akanya twumve hano ku isi hose urumva no money no life yes nta mafaranga nta buzima utariye ntiwabaho urumva ikintu cya mbere bajya bavuga ngo ikintu cya mbere abantu bakunda kurusha ibindi urumva ni ugufungura nicyo kintu cya mbere abantu bakunda kurusha ibindi kuko atafunguye ntabwo niba utariye ntiwabona imbaraga zo gukora sibyo nimba ubwira uyu munsi ukaburara ejo ukabwirirwa ukongera ukaburara urumva nyine hari utuntu ururanye rutakaza muri wowe ntabwo byakunda oya kandi umunsi umwe iyo ushonje umunsi umwe kankubwira inzara y'umunsi umwe ikugabanyirizaho imyaka 2 banza wumve gute ntabwo njye ntabwo byankundira kubera ntabwo numva ukuntu njye nakwirirwa mu nzu nicaye ngo ndindiriye umugabo aze tubwire noneho sasa rero aho urakoze cyane ugiye kumubaza nawe hari akantu yaravuzeho gatoya utaramubaza yaravuze ngo ufite ubwenge ufite umugabo ngo ntabwo wategereza umugabo ngo mpereza okay ntacyo banze mubaze noneho tuzi tugaruke icyo nari ngiye kumubaza
ese uwo mugabo ubuzi ko yazanye umugore akamushyiraho mu rugo agataha nta mafaranga amuhaye yo kwihajya guhanga ahahe ateke arye mu gitondo akabyuka agenda saa sita akagaruka nimugoroba akagaruka nta n'igiceri cy'ijana araguha ese uri shuwa neza ko uwo mugabo yakoze akabura nta mugabo buryo ugenda ngo abura ahateka imitwe ntibishoboka abagabo bafite imitwe myinshi cyane hano muri iyi si ubwiba n'iki katagiye mu kabara akirira akinywera agataha ati umugore wanjye ntakimvira urabyizezwa n'iki sasa abajije neza cyane rwose yego birashoboka nyine nawe umugore ufite ubwenge kuri gahunda ya birashoboka nawe ufite ubwenge utekereza neza uri umugore n'impanga muyimere mikoro nayo ntabwo wakumva ukuntu umugabo aza yesu ukabonana n'ikibazo afite nyine arakubwira ati sheri hangane tujye kuryama byanze uyu munsi utekereza neza ngo umunsi wa mbere wa kabiri uri kumva ngo nyine wumve ko ntabwo ibyo bintu bibaho nawe wakumva se ko we abayeho gute kandi we uba ubona ameze neza nta kibazo afite ntabwo ari mu rukundo nyine banze unyumve ibyo bintu ntabwo bishoboka urukundo nyine iyo mudafatanyije kandi nanjye ngewe ku bitekerezo byanjye ngewe ntabwo nakicara mu rugo bikareka ntabwo umunsi washira nicaye mu rugo ntagiye gushaka amafaranga uravuze ati ntabwo umunsi washira mu rugo utagiye gushaka amafaranga usanze ari umufunga mutwe akakubwira ati ngiye ntabwo nkeneye ko uzajya uva mu rugo ariko abagabo bahari bameze wabigenza gute uwo si uwanjye aragaruka kuri birashoboka araza ku murongo neza biterwa nuko nyine watwaye umugabo iyo nyine umugabo umweretse ko nyine nyenere abadukurikiye ntimwifate nabi iyo umugabo umweretse ko nyine uri hasi nyine agomba kugutsikamira aragutsikamira iyo umweretse ko ufite ijambo uba ufite ijambo mu rugo amaye nka turashize rero ariko ni nabyo nibyo ugaceceka ukanahungabana ukamupfukamira ukamwereka ko ari umuntu nyine nyine ugomba kubahwa cyane icyo gihe ahora agutsikamiye ikintu cyose ari nawe ufata umwanzuro mu rugo nta kintu wavuga ariko iyo umweretse ko nawe ushoboye ufite ijambo hari icyo wakora icyo gihe nawe arakubaha nyine ibitekerezo byawe akabiha agaciro amaherezo muraza kumugarukira nababonye uracyamubaza ngenda cyamubaza none se abagabo b'iyi minsi ukuntu bateye rero ujya kuvuga ngo uri mu rukundo nabo ikintu yarimo avuga ngo ngewe ngo aho ngaho kamvugeho gato ntabwo navuze ngo ikizima nuko mukunda nawe ankunda naho abo dukunda baba ari benshi ntabwo ukunze wese ariko mwakundana ngo mubane wapi navuze umuntu ugukunda kandi nawe umukunda aho nyine amafaranga nyine murayashakisha mukayabona kuko ahantu hari urukundo mushyira hamwe byose bigashoboka ariko iyo ugendeye kuvuga ngo ngenda mukunda ngo wakora buri kimwe kubera ko umukunda aho ntabwo byakunda ntabwo byava nkamubaza wemera ko urukundo rushira urwo rubara rw'agahararo urushira n'urw'agahararo noneho wumva ko urukundo rushira rw'agahararo ni urw'agahararo urushira naho ibyanyabyo biba bigoye ibyanyabyo biragoye yego nyine ariko biraba ko nyine ahantu hari urukundo byanyabyo ni hahandi usanga abantu nyine bashwanya hari ibintu batumvikanyeho bavuga ati kadufate umwanzuro dukemurane ibibazo dufitanye tubane mu mahoro ariko bimwe by'agahararo rurashira ewani none se kankubwire ubu nta bantu ushobora kubuzi cyangwa se wumvise ugasanga umuntu yakundanye n'umuntu imyaka 10 cyangwa se imyaka ingahe ibikanga finaloma bikanga urwo rukundo se ruba rutarabayeho wibuka ko no kwa padiri ntago ari kugusebye twumvikaneho gatoya umbabare n'urugero ngiye gutanga hari igihe ujya mu kiliziya utegereje umuntu ko mugiye gusezerana ukahagera uri wenyine ugategereza umuntu akabura ubwo ntago baba bakundanye ntago barakundanye mwari muri kwitiranya hari urukundo rwa nyarwo muri kurwitiranya muri ahantu haciye urukundo uko byagenda kose icyo gihe ibyo bintu uvuze iyo bibayeho nta rukundo ruba rwarabayeho wowe ikintu turi kukubaza ntabwo nese kankubwire ushobora hari ibintu wenda bihari wenda byumvise bitandukanye
cyane ko mu bihugu byo hanze babyoroheje bagashyiraho amakontra yo kubana kw'abantu yego rero wenda hano mu gihugu cyacu ko wenda bitaraza cyane ariko birazwi n'ibintu bizwi niba umuntu ushobora gukundana nawe imyaka 5 mu rugero cyangwa se 7 mukabana mukabyarana abana barenze 3 hakabaho igihe cyo kuba bavuga ngo habayeho divorce aho hantu nta rukundo ruba rwarabaye dusubiza icyo cyo dushaka kumenya none se urumva rudashira ntabwo ari uko ruba rushize biba bigenze bitese buri abantu bajya gutandukana hari impamvu reka izo mpamvu banza unyumve ntabwo abantu batandukana kuko urukundo rushize wapi abantu batandukana kubw'impamvu runaka ntihandi uzasanga nyuma abantu barongeye bagasubira aha ese ni ubona ari iki gihe cyatuma nibyo ndi kukubwira nyine ari kukubaza ni iki cyatuma umuntu urumva yakundaga undi ariko urukundo rugashira muri we ni ikibona kibitera niko yamuntu ntabwo rushira nyine kandi kukubaza ni iki gihe nyine kugira ukunda umuntu ejo ukamwanga sibaho se ni iki ubona kibitera igihe ntabwo waramukunze okay no munyemereho gatoya munyemereho bino bintu birakomeye birakazeho gatoya abantu badukurikiye mwumve hano kantu hari igihe wibwira ko ukunda umuntu amaherezo muramugarukira wibwira ko ukunda umuntu ukanabyiyumvamo nyamara wazareba neza ugasanga wa muntu ntabwo wigeze umukunda nawe urukundo naracyo wigeze umuha okay tukiraho ngaho mbo mumpera mikoro mpera mugenzi we mikoro twari turi ngo mbese niki bahuriyeho we yavuze ati ngewe ntabwo ndeba ko uyu muntu afite ikofi cyangwa se adafite ikofi icyo ndeba ni umutima urukundo turi kujyana wowe urabyumva gute wacicetse witurije wowe urabyumva gute ahubwo byanunguye urafite urukundo we ntabwo byavamo wowe bimeze gute tubwire kagirane ntitugace ibintu ku ruhande none se tekereza nawe abantu bashaka kwishakisha ibintu bakundanye ugasanga nyine mugeze mu rugo nta n'igihe gishize pe nta mafaranga nta buzima nta buzima pe abantu bajya bemera nta mafaranga nta buzima ubwo nicyo kintu mutandukaniyeho bivuze ngo we nta rukundo ugira abasore bakureho rero kandi wibuke ko nta mukunzi ufite utaza kwiyicira isoko wari ku isoko ari ku isoko abakunze amafaranga yes umva igisubizo aguhaye warakubwiye ngo wowe ukunze amafaranga ntabwo ukunze umuntu kandi dukeneye urukundo mu bantu muri kwitiranya umuntu aba afite wenda kuko ndivuga ati nifuza umuntu umeze gutya na gutya ngira ngo abantu benshi baba babitekereza ariko nese ubavuga ngo ndifuje ngo ndikwifuza umuntu w'umukene ngo tuzashaka amafaranga ngo kuko tuzadukundana ntabwo ari ukumwifuza nta n'uwamwifuza we ntabwo navuze kumwifuza cyangwa wamwifuza umukene ntawe umwifuza umukene akundwa na nyina hahandi kumva reka tunabyibore ariko mwemera yuko sibyo urusigo rw'undi bwo oya ni hano uzasanga umushatse kumva afite amafaranga noneho amafaranga yashira mugeze mu buzima bubi mutabashije kunyuranamo muri ko ese ugasanga ni handi divorce zije kwihangana umugore biramunaniye njyewe sinabaho nta mafaranga rero ibintu abantu bamaze kwishyiramo ibintu abantu bamaze kwishyiramo bumva ko igihe cyose ushatse nyine ushakanye n'umuntu wenda uwo muntu w'umukire ufite amafaranga ukimwumva ko bakiri nta rukundo bagira bararugira ni gute ngo barugira bakire umukene arirata ngo nshatse umukire ngo kujya amafaranga nta rukundo gute ngo umukene arirata umukene yirata gute mumpere mikoro babwire abantu muri kunkurikira hano kuri Birashoboka TV show abakire bagira urukundo abakene barirata umukene arirata murakundana ukamukunda mu bukene bwe nta kintu afite nta gashati ari rushati nta pantaro nta rukweto nta mafaranga ariko umva abakene wapi abakene umuhungu w'umukene nta n'urukundo agira ushingiye kuki ko nta rukundo afite umuhungu w'umukene impamvu nta rukundo agira dore niyi
we aba yaramajije kwitakariza icyizere yumva nta buzima bundi buzaza avuga ati uriya mwana w'umukobwa ni ukumushuka no kugira gute wowe ukajya ngo ukundana n'umuntu ugakundana nawe biri official uvuga ati ndamukunda uyu ni umuntu wanjye ari umukene nta n'imodoka nta n'igare afite uzi ikibazo kiraza kuza kuba